Tubaye ikaze mu gasobanuro Samari. Uyu munsi njya kubasobanurira filime y'Inyatayirandi yasutse mu 2006 yitwa Tom ya Mugongo. Iyi filime itangira umusaza asobanurira umwana we iby'indwanyi zo mu bwoko bwabo bwa kera. Izo ndwanyi ziba zari zarahiye kurinda ubwoko bwabo bwa Tayilandi. Gusa igitangaje muri iyi filime harimo inzovu zamenyeranye n'abantu babana mu giturage. Dutangira n'umwana witwa Kamu, ise afite inzovu ifite ibigo mu mateka yawe ya kera. Iyo nzovu bitwara Kamu ku ishuri mu gitondo ikanamucyura kuva mu bwana bwe. Kamu akora kuri inzovu kuva mu bwana bwe kugeza akuze, azifata nk'ababyeyi be. Umunsi umwe mu cyaro kwa Kamu haza abarushimusi bashimuta inzovu, bakajya gukana k'inzovu imwe bashaka kugatwara nyina ikakabatesha. Ariko iyo nibigenda neza basiga bayirashe, Kamu na bagenzi be bikabababaza. Nyuma yaho Kamu akomeza kugenda amutoza imirwanire y'indwanyi zabo za kera yo kurwanisha inkokora n'amavi. Mu minsi mike ubuyobozi bwabo butanga itangazo ko abantu bose bafite inzovu bagomba kuzana zikajyanwa muri zo aho ziba zaragenewe kororerwa. Bukeye bwaho Kamu na Sina babitindaho bajya kubafata inzovu yabo n'icyana cyayo bakabijyana. Bazijyana bavuze ko baratanga inzovu nkuru, icyana cyayo bakagisubiza mu rugo kazagitanga gikuze. Nyamara nubwo baba bazi ko ari ubuyobozi buburi inyuma, ariko bari umupango barushimusi bagarutse bagira ngo babarire inzovu. Bagerayo Kamu agasabwa gusigara hanze, ese akinjiramo ngo bapime inzovu barebe ko nta burwayi ifite. Gusa bitewe n'uko se wa Kamu mu munsi babwiye ko ari uwo gupima inzovu gusa bakazagaruka kuzitwara, bamara kuyipima akamubwira ko bagiye kuyitwara. Ise wa Kamu arabyanga barushimusi batajaje bagahita bamurasa. Kamu ahari hanze agahita abyumva dore cyane ko haba habaye n'ibirori. Kamu aza yiruka ise akamubwira ko inzovu nkuru bayishimutse, akabakurikira n'icyana cyayo bagisize hanze bagahita bagishimuta. Kamu atatera aho bagenzi baba bamushimuta inzovu baba bakoresheje ikiraro muri karitsiye y'iwabo, akaza arwara umwe muri bo akababwira ko inzovu zajyanwe muri Australia. Muri Australia bari mudamu w'umunyamabizinesi ukunda amafaranga baba washyuwe inzovu. Bidatinze Kamu afata indege akerekeza muri Australia, akongera kumutwereka yagezeyo. Kamu amujyana muri Australia agatega tagisi itwarwa n'umushoferi wigwa na polisi, bigatuma yisanga mu kibazo cyo guhigwa na polisi nawe. Polisi iramufata mu gihe bari mu nzira bajya kuri sitasiyo ya polisi, akabona John baramushimuta inzovu, akabibwira abapolisi bakavunira ibiti mu matwi, agahita n'igafanda akabacika. Kamu akurikira John akamusanga ahantu ari kumwe n'abasore be, John akamukubita akamusigana n'aba basore akagenda kohereza abandi bagendera ku tunyabiziga ngo baze bamwice. Gusa bitewe n'imirwanire Kamu aba aratojwe, arabakubita akabatsinda. Kamu amara kurwana nabo, akagenda akaryama mu nzira haba hari umukobwa bigeze guhura kare, akamucaho agahita amujyana mu rugo. Kamu mu gitondo umukobwa mu makuru y'abantu baba baramutwariye inzovu, agahita abatera. Kamu agera none akongera agahura na John burindwanya itoroshye, akabanza kumukubita ariko nyuma Kamu agahita amwigaranzura akamutsinda. Kamu muri iyo nyubako baba bari kurwaniramo ahita abonamo inzogera aba yaguriye inzovu ye ntoya, ndetse n'iyo nzovu ntoya agahita ayibona. Bongera kutwereka Kamu n'umupolisi bayoboye muri ya nzu barwaniyemo, uwo mupolisi amuzana ku rusengero rw'iwabo. Gusa basanga abagabo ba John naho bahageze. Kamu naho ahura n'ibibazo kuko asanga umugabo utoroshye uzi tekanike yitwa Capoeira. Tekanike yavumbuwe n'Abanyafurika bakoreshaga barwana n'abazungu bari barabakoroneje, tekanike bakoreshaga basa nk'ababyina. Nyuma Kamu afata inzovu ye ntoya aba yabonye, akaza akinjira aho baba barazishimusi baba bateraniye, akaza babaza aho inzovu nkuru ye iri ahantu ahaza arwana. Kamu bwa nyuma agera aho umugore twatangiye tubabwira ukuntu amafaranga w'umunyamabizinesi aba ari. Aha ntiyacikira intege kuko asanga inzovu ye nkuru barayiriye, niba bimworoheye kuko asa nk'uguye mu kantu. Bakamukubita ndetse bakamutera n'ibyuma. Kamu nyuma y'akanya gato asa n'ukangutse agatangira kurwana n'abo bagabo nubwo biba bitoroshye. Arabakubita bose nyuma akarwana na nyirabuja urwanisha umugozi, ariko nawe birangira amutsinze. Kamu haza ibigabo binini by'ibigango bigafata ka kana k'inzovu kaba gasigaye, bikakarenza etaje kagapfa mu mujinya ukamwica, nawe akarwana nabyo akoresheje imifupa ya nzovu nkuru akabyica. Wa mugore abona bikomeye agahita acika agahungira ku ndege, nyamara ntaba afite ho gucikira Kamu. Kamu araza akamuhanura akoresheje amavi n'inkokora se yamutoje bya za ndwanyi zabo za kera, agahorera inzovu zabo gutyo. Thank you for watching this video. Please subscribe, share, like and comment. We love you.